Imbuga nkoranyambaga n'ubwigunge. Kuba imbuga nkoranyambaga zaba zifasha abantu babana n'ikibazo cyangwa se zigatuma ahubwo kirushaho kugira udubi, ni ingingo yagutse kuko ireberwa mu mfuruka nyinshi. Igisubizo kuri iki kibazo cyashingira kuri byinshi, harimo no kwita ku buryo ukoresha uburyo bw'itumanaho, uruhare zigira mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse no kuba usanga ufite umwihariko wo kubatwa n'ibyo ushamadukiwe mu buzima busanzwe. Abashakashatsi bagaragaje ikigereranyo cy'uko imbuga nkoranyambaga zishobora kungana cyangwa zikazambya ubuzima bwa muntu ubana n'ikibazo cyo guhangayikishwa n'imibereho bakunze kwita mu rurimi rw'icyongereza social anxiety disorder. Iyi social anxiety disorder ni imiterere idakira y'ubuzima bwo mu mutwe, aho guhura n'abantu bitera guhangayika. Guhangayikishwa cyane bishobora kugira ingaruka ku mibanire yawe, gahunda zawe za buri munsi, akazi, ishuri cyangwa ibindi bikorwa. Icya kabiri, umuntu ubana n'iki kibazo mu gihe agiye guhura n'abandi imbonankubone, ni byiza gusohoka mu rugo cyangwa se kugendera mu binyabiziga rusange bitwara abantu igihe ari ikibazo kuri we. Izi nzira zamubera inzira z'ubusamo zo kubonana n'abandi, ntagume mu bwigunge. Icya gatatu, izi mbuga zitanga urubuga rwo kubwira abandi uko biyumva, bityo bikamwururutsa umutima, urugero ku mbuga nka Tumblr. Wirinde ko imbuga nkoranyambaga zikwigarurira. Ugomba kumenya ibyiza n'ibibi bigendana nazo, bityo ntabe arizo urambirizaho gusa nk'uburyo bwawe bwo gutumanaho. Gerageza kwibaza niba imbuga nkoranyambaga zimaze kuguteza intambwe mu mibereho yawe. Wasanga inkuru irambuye n'izindi nk'izi ku ishuri.org.